Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe mubana natwe bibaganiro dukora umunsi kundi bagaruka ku makuru agiye atandukanye yaba imyidagaduro, siporo ndetse n'utuntu n'utundi. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari mu kagari ka Ruhimbi hari umuturage wagize ibyago inzu yakoreragamo ubucuruzi irashya irakongoka n'ibyari biyirimo. Ibi byabaye mu ijoro rya tariki ya 6 ishyira tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025, aho umuturage witwa Nibigira Celestin wo mu murenge wa Gishari mu kagari ka Ruhimbi mu mudugudu wa Rwahaya yagize ibyago inzu yakoreragamo ubucuruzi irashya irakongoka. Iyi nzu ikaba yarahiye mu masaha ya 8 z'ijoro, ibicuruzwa byaye muri iyo nzu bikaba byose byarahiye, mu gihe we n'umuryango we babashije kurokoka iyo nkongi y'umuriro. Mu kiganiro Initalk Rwanda yagiranye n'uwo muturage wagize ibyago, yagize icyo yibwira mu gahinda kenshi n'umubabaro. Turi kumwe n'uwagize ibyago, inzu ye ikaba yahiye mu ijoro rya tariki 6 z'ukwezi kwa 10 rishyira ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Aratangira twibwira, gusa mbere na mbere reka tubanze tumwihanganisha kubw'ibyago yagize. Murakoze, nitwa Nibigira Celestin, abantuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Gishari, akagari ka Ruhimbi, umudugudu wa Rwagahari. Nk'uko nari mbivuze, turakwihanganisha kubw'ibyago wagize. Inzu nk'uko bigaragara yahiye mu yahe masaha, byari ryari? Murakoze kuba munyanganishije. Yego. Inzu yanjye mu by'ukuri yahiye mu masaha 8, ko nari ndyamye ngiye kumva ndyamye mu kindi cyumba, kuko aho ncuruza niho mfitemo naho ndyama. Najya kumva numva mu masaha 8 numva umunuko wa sirikwi. Ubwo mbyutse ngiye kureba aho nkorera nsanga hahiye hagurumanye. Ubwo birangira nyine ahantu hanjye hahiye, nuko byagenda nyine ahantu hanjye hahiye muri amasaha ya 8. Uko biri kose aya masaha ntago nabigifashe nyine. Natabaje abaturanyi banjye, barantabara bakora ibishoboka byose, ariko birananirana biba by'ubusa. Ariko bari bahamagaye polisi, bose nayiza kuza nyuma, ubwo yaje ko nyine irabikora, ariko byabanje kunanira, ariko polisi yaje izimya umuriro usigaye mukeya. Yari inzu yo kubamo gusa cyangwa yari inzu y'ubucuruzi? Iyi nzu ni inzu y'ubucuruzi. Nacuruzagamo, ariko mfitemo n'icyumba ndaramo kugira ngo ncunge ubucuruzi bwanjye. Ubucuruzi bwawe. Abaturage baturanye nawe bavuga ko mu gihe bari baryamye mu masaha ya 8 bumvisha induru ivuga, bagatabara, bajya gutabara bagasanga ari inzu y'umuturanyi wabo irimo ishya, gusa bakaza kumutabara bakabura uko babigenza, abagahitamo kumena igikuta kimwe mu gikuta cyari kiri kuri iyo nzu kugira ngo wowe n'umuryango we babashe kumukuramo, nk'uko umwe mu baturanyi be baganire na Initalk Rwanda yabidutangarije. Turi kumwe n'umuturage wagerageje gutabara abagize ibyago, twagira ngo twumve uko byagenze n'uko abaturage bamwegereye bamufashije. Tugwaye ikaze kuri Initalk Rwanda, turagira ngo utubwire uko wafashije umuturanyi wawe n'uko byagenze. Hari umuturanyi gusa yameze nk'umuvandimwe wanjye. Byabaye saa 8 hafi na 40. Yego. Z'ijoro. Ubwo rero ndabyuka, numvisha akaruru nyine kavuze, ndabyuka. Mbyutse kubera ko ari umuvandimwe, mbura ikintu nakora, sanga umuriro wabaye mwinshi cyane. Ariko mbura icyo nakora. Gerageza kuyora n'ibitaka hariya ngo mene hejuru, ariko biranga. Yego. Dani niko kwiyungura ubwenge nyine, mena ahangaha kugira ngo wenda mbashe kurokoka nk'umwenda wo kwambara. Nibwo bufasha namuhaye. Nk'uko abadukurikiye bari kubibona, bari kubona ko hari ahantu hasenyutse. Nyuma y'ibyo wabikoze wenyine cyangwa hari abandi bantu bagufashije? Hari abandi baje baramfasha. Nibigira Celestin asaba ubuyobozi kumutera inkunga, kuko iryo duka ryahiye ari ryo duka yakuragamo amaramuko yo kumutunga we n'umuryango we umunsi ku munsi, nk'uko nawe ari kubyivugira. Icyo nasaba ubuyobozi ni uko bwakamfashije mu buryo bwose, haba ari kuba bamfasha wenda gusana inzu, haba uburyo wenda bwo kuba
bamfasha wenda mu byo nakoraga, wenda bakaba muri iyi minsi bakaba bamfashije nkagira n'icyo nabona nawe ntungisha umuryango, kuko aha niho nakoraga muramuka buri munsi, umuryango wanjye niho wakoraga icyo kurya, abanyeshuri niho nakoraga minerivare, urumva ibintu byose ubuzima bwanjye bwose bwaye buri muri ibyo nakoraga. Ubuyobozi rero bumfashije bwagira icyo bungenera, cyangwa se n'undi wese wumva yagira icyo yamfasha, rwose byanshimisha kandi Imana yabamugisha. Ubundi Celestin wagize ibyago avuga ko ibyangirikiye mu nkongi y'umuriro yafashe inzu ye bihagaze agaciro karenga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, bikaba byarimo ibishyimbo, ibigori, ibitoki, ibirayi, amakayi ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye. Bityo akaba asaba ubuyobozi kumufasha, dore ko ubwo twakoraga iyi nkuru ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zo mu karere ka Rwamagana ndetse no mu murenge wa Gishari bari bahageze bari kumuganiriza.